kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya udashidikanya yuko ibyiringirwa ari ukuri, yuko bizaba. Niko tubona ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere. Utekereza ko kwizera ari iki? Okay, ntekereza ko twaguma kuri icyo gisobanuro wenda tukaba aricyo twatindaho tuganira kuri iki gisobanuro nyine ibyanditswe byera biduha. Mbere yuko tugira ibindi dutekereza ku kwizera nyine duhera aho ngaho. Wavuze ko harimo kumenya rwose. Kumenya rwose. So, nyine urumva ko ntabwo umuntu yizera ibyo atamenye, akwiye kubanza kumenya. Hari abantu bavuga ngo bizera Imana ariko wenda mubaza se ni iki uzi ku Mana, ariko ugasanga nta kintu na kimwe azi ku Mana. Mu by'ukuri uko kwizera ntabwo ari ukwizera kuzima. Kwizera nyine ni ukumenya. Umuntu akwiye kugira ibyo amenya ku Mana, imikorere y'Imana, akizera nyine Imana azi n'imikorere yayo. Ndahamya ko ari ukuri rwose, kubera ko hari ikintu abantu bagira bita blind faith, kwizera k'ubuhumyi. Aho wemera ikintu ukaba umuntu akubajije impamvu ubyizera ukaba utamusubiza, kubera ko ngo ntabwo umuntu ajya abaza ku byo kwizera, ubifata uko biri ngo nicyo gituma biba kwizera. Ntabwo ariko kwizera kwa Gikristo kuvuga. Hari ibintu biba bihari wizera ko ari ukuri, nubwo wenda utabibonye, ariko hari ibintu bifatika ushingiraho uhamya ko ibyo bintu ari ukuri. Rero mu gisobanuro Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere avuga ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko ari ukuri, ko byabaye, ko bizaba. Byaba ngo nibyo bitumenyesha yuko iyi si yaremwe ivuye mu busa. So ntabwo twari duhari, ariko kwizera bishingiye mu ijambo ry'Imana, ku byo yaduhishuriye, bitumenyesha yuko iby'Imana yahishuye cyangwa ibyo yatumenyesheje ari ukuri rwose. So kwizera kumenya ko udashidikanya. Icyo kintu ni ingenzi cyane.